ubundi abizera Imana baravuga ngo urugo rurimo imyuka mibi rukurirwamo na sekibi nta mahoro rujya rugira. Mureke turebane ino filimi. Uyu ni Mukase w'umuntu ndebera ibintu yari gukorera uwabereye Mukase. Nakana hanga abereye Mukase. Yaraje ari imbaraga yavanaga mu kanwa kiwe. Ni imyuka ya sekibi, ni imyuka ihumanya. Gusa ubwo yari muri ibyo ngibyo, umukozi hafa ngo yari kubireba. Avuga ati umugore wa bosi ari mu biki buriye, nyagasani witegereze. Arangije akomeje kureba neza, abona umugore uranga hari ibyuka ari gukura mu kanwa kiwe. Arangije arikanga. Mu kumara kwikanga, uyu nawe yakomeje kohereza imyuka mu biryo by'umwana, ndetse umwana hangahe hari na ji yari agiye kunywa. Uyu akomeza gushyiramo imyuka, witegereze, ashyiramo imyuka ihumanya, ndetse umwana hangahe agakomeza kubireba bisa nkaho ubwenge bwiwe nawe babuyobeje. Ariko umugore uranga akomeza koherezamo ibyuka bibi. Wa mukozi nawe ari kubyitegereza hafi aho ngaho, ariko uno mugore ntabwo yari yabimenye. We yakomeje kureba gusa, akomeza kwitegereza akareba ibintu biri kubera hangaha. Umwana nawe yabaye nk'igipupe, ntago ari kwinyeganyeza. Ubwenge bwe bamaze kubuyobya, ntago ashobora kunyeganyega, nta n'ikintu na kimwe ashobora kuba yakora. Uyu nguyu amaze koreza ibyuka, aravuga ati nizere ko nta muntu wabibonye. Ubu none ushaka nabimugaburira bino biryo, agatangira kubirya. Yaje hangaha nazuribuzwa hirya no hino. Aravuga ati umwana, kubera icyo utari kurya byagenze bite? Ibiryo birahari birateguye imbere y'ameza imbere yawe, none ni kubera icyo utari gukoramo ngo birye? Tangira ubiryo ryoherwe cyane rwose. Ibi biryo byatetswe neza kandi ndikumva uranabikunda, ndabizi neza. Wa mukozi akimara kubibona, yakoze uko ashoboye kugira ngo arebe ko yatabara uno mwana. Uyu mwana w'umuziranenge ibintu agiye kurya byahumanijwe, ndetse atararya wa mukozi yaraje afata ikiyiko cye ahita akubita intoki, nyine ahise akubita ku ntoki z'uno mwana. Aravuga ati ibyo bintu ntabwo wemerewe kuba wabirya. Umwana arikanga. Wa mugore atangira kuvuga ati ibi bintu ukoze ni ibiki kigoryi? Ati ibi bintu ukoze urabizi? Uzi ibintu uri gukina nabyo? Ibi bintu ukoze ni ibiki? Reba ibintu ukoze nawe. Wa mukozi aravuga ati ntabwo ndibuze kumwemerera arya bino bintu, ntabwo ndibuze kumwemerera nabikoza mu kanwa kiwe. Ati kubera iki? Ntabwo ndibuze kubyemera. Atariko ibintu uri kuvuga washyize mu nyurabwenge, wabanje kubaza ubwonko bwawe wumva neza ibintu ugiye gukora. Ati rata umwana, tangira wirire nta kibazo, reka nze nkuzanira ikiyiko. Uyu mugore wese agenda atora cya kiyiko, arakizana ngo agihereze uno mwana. Tekereza ko atigeze anagira umutima wo kugenda ngo acyoze, yahise agiterura hasi uko yiboneye arakimuhereza. Aravuga ati tangira urye. Uyu mukozi atangira kuvuga ati uri kwibwira se ko ibintu wakoze ntabibonye? Ntabwo nemera birya. Atari ko wagakoze wasaze nkudunde, mbaze nkufate nkukande ni uri buze kubyemera. Reka uno mwana yirire, wimutera stress turarisonze. Ati rata umwana, ongera ufate ikiyiko wirire, ibi biryo biraryoshye rwose, nijye wabiteguye. Ati kandi nawe urongera kumukoraho ndakwereka, izo ntoki zawe ndaza kuzica. Umwana atangira gukora mu isahane, ndetse uko ari gukoramo yakamubwira ati wibeshye uze kumukoraho, ndetse uriya mukozi nawe yanga kwemera. Aravuga ati nanjye ntabwo ndibuze kubyemera, bino biryo byahumanyijwe. Uriya mukozi aravuga ati ibintu wakoze byose nabibonye, imyuka mibi wari uri koherezamo nayirebaga. Ntabwo nakwemera wica uno mwana ndeba, ntabwo nakwemera umukorera ubugome nk'ubwo ngubwo. Uyu mukobwa arangije avuga ati ibyo wakora byose rero ntabwo uri buze kubigeraho. Ati ushobora kuvanga ukareka umwana akirira, watumuka ukagenda ugasubira mu gikoni. Ati nanjye ntabwo nagenda size ibintu ahangaha biri gupfa, size ugiye guha umwana uburozi. Atangira guhamagara bosi. Ati bosi, ndetse yaravuga ati umuntu uri guhamagara urabizi neza ko ari buze akaza kugira icyo abikora. Ati nakwiboneye, nakubonye uri kushyiramo imyuka ihumanya. Ati ubwo wabyerekana se gihamya iri hehe? Ati kamamagare bosi niwe uri buze kubyemera. Uyu yakomeje guhamagara bosi. Uyu mukobwa aramubwira ati ndabivuga, wabyanga wabyemera, ayo wigira yose nta mpuhwe ndi buze kukugirira. Wa mugore arangije avuga ati okay, reka nze dukompete noneho. Urashaka ko turushanwa nawe? Okay, noneho muhamagare, ndabikwemereye, nguhaye rugari muhamagare. Muri okanya bosi we yahise aza. Mu kumara kuza uyu mukobwa ataragira ikintu avuga, aturamuhamagaye. Araje, ureka nze ndaje nkwereka ibigiye kukubaho muri aka kanya. Uyu mukobwa nawe yahise avanamo imbaraga mu kanwa kiwe ahita muzibisha. Wumve, uyu mukobwa agiye kuvuga ibyabaye yahise ahinduka ikiragi. Nyagasani undebere nawe, yahise ahinduka ikiragi, atangira guca amasiri avuga ibyabaye. Ariko n'ubundi bosi we ntabwo yari kubyumva. Ariko uyu mugore waravuga ati uwo mukozi rwose yasaze,
ndebera umuntu wazanye muri ino nzu, nuhora ntera stress gusa, nuhora nawe agutera stress, ntago ari gutuma umwana yirira ibiryo. Ahangaha hari ibiryo biteguye, ibiryo byateswe neza, ariko ntago ari gutuma birya. Uyarangije avuga ati boss namwiboneye, uyu mukobwa rwose, uyu mugore wawe namubonye n'amaso yanjye, uzi ibintu yarari gukora. Ati boss reba hano nkwereke, namubonye hari ibintu ari kwikuraho ariko bivana mu kanwa kiwe abyohereza hariya mu byo kurya. Nukuri pe namwiboneye, namubonye n'amaso yanjye, nahoze mwitegereza ndi hariya, nawe ari ahangaha ari ibintu yari kohereza mu byo kurya. Ati ngaho da, ati ngaho nyumvira ibintu atangiye kubeshya avuga. Ati nose sheri baby, ati ibintu byose ko yavugaga kuki atari kuvuga muri aka kanya, wumve ikintu wa mugore yireguje. Ati yahoze avuga ariko muri aka kanya ni kubera icyo atari kuvuga. Uyu nawe arituriza n'ubundi kuko azi ko atari buze gushobora kuba yavuga, nta kintu na kimwe yashobora gukura mu kanwa ke. Uyu mugabo aravuga ati kubera icyo utari kumbwira neza ibintu uri gushaka kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko hari ibintu byagiye mu biryo by'umwana se? Bivuye hehe se? Atari kukubeshya rwose baby, arakubeshya uyu yasaze, n'umusazi wigendera. Umugabo aza kureba hanga mu byo kurya abona nta kintu kirimo. Ugereranyije avuga ati none se hari ikintu uri kubonamo baby? Ati nge namwiboneye, ariko kubera ko atarashoboye kuvuga, umunwa we bari bawuzibishije nta jwi yasohora ngo bikunde, yagerageza kugira nyine icyo yavuga ariko byose bikanga. Ati yasohoraga ibyuka bihumanya, imyuka ya sekibi, akayisohora akayohereza mu byo kurya by'umwana. Ati ndakwingize rwose boss gira ikintu bikoraho. Uyu mugabo aravuga ati ntago ndi kumva ikintu uri gushaka kuvuga, ariko wari usanzwe uvuga, kereka niba ubaye ikiragi muri aka kanya, vugisha ukuri, vuga sitobora uvuge. Ati nanjye hari ibyuka yanyoherejemo kimwe n'ibyo yahaye uno mwana. Atari kukubeshya, nta kintu kizima ari kuvuga aho ngaho, ahubwo yihinduye ikiragi, muri make ari gushaka kugusteresa. Uyu mugabo arangije avuga ati umva ndarambiwe rero, izi stress zawe rwose ndazirambiwe, ngiye gukora ikindi kintu, ngiye kwifatira umwanzuro nkwirukane ugende uvanga. Ati baby ibintu ari kuvuga ni ibiki? Ati nabibwirwa n'iki se? Ati reka tumusore hanze, uwo yasaze byarangiye, nta muntu urimo, n'ubundi nta gishoboye akazi, nta kintu na kimwe ashoboye muri aka kanya, reka ngufashe tumusohora. Ati sohoka se, sohoka tumuka genda, genda upakire ibintu byawe uze tukwirukana. Ati please, ati boss ndakwinginze rwose, uyu mugore hari ikintu atahishahisha iki, misha iki. Umugabo nawe arabishyigikira, aravuga ati sohoka tumuka genda. Nuko umugore bamusoye ku mbaraga, ariko hari message yashakaga gutanga. Araje aza kuzenguruka aravuga ati boss namubonaga ndahangaha, yarahagaze ahangaha nako ngewe ndi hariya hirya, nkajya mbona ari koherezamo ibyuka abyohereza muri bino byo kurya by'umwana. Atumva wasaze wowe ntago uri muzima, genda upakire utuntu twawutaye iwanyu bajye kukuvuza. Ati boss nyamara, ati nyamara rwose ibintu ndi kukubwira ni ukuri. Ati wapi ntibyakunda, pakira ibikoresho byawe witahire. Ati boss uzicuza nyuma y'ibi bintu byose. Ariko no mukozi n'ubundi birangira boss wamwirukanye mubwiye ati genda ufate hari ibintu byawe byose upakire, ibintu byawe byose wazanye muri ino nzu ubipakire utahe iwanyu bajye kukuvuza, kuko ndambiwe stress zawe, ndambiwe kukubona wirwa stressa, wirwa untesha umutwe, wirwa umvangira. Ati boss nyamara, boss ndi kukubwiza ukuri yoherejemo imyuka mibi, uriya mwana wawe ari mu bikaga, ari mu bibazo. Wibuke uriya mugore ni Mukase wa kare akana. Ati genda upakire ibintu byawe byose uko byakabaye uvanga mu rugo rwanjye, stress zawe ndazirambi. Tuvuye kuri rura ruhande tugaruka hano muri saro, aho umwana aba yicaye. Wa mugore agaruka yiruka avuga ati ntubira ntubyiteho, uriya ni umusazi yarasaze byararangiye. Ati rata ibi biryo birakorese bitetswe neza, ibi biryo biraryoshye kandi ndabizi ko bikunda, nagutekeye bya bindi ukunda rata bon appetit. Uriya ntumwiteho yarasaze byararangiye, ni umusazi wigendera. Nyagasani witegereze, ubwo umwana ikiyiko cya mbere abamaze kukirya. Nyagasani undebere nawe ariye ya myuka mibi uno mugore yamaze gushyiramo. Ndetse yarangiza akavuga ati uriye mwirengagiza. Ati rata uri kumva bitaryoshye? Ati cyane rwose ndi kumva biryoshye. Ati rata bon appetit, reka nongere nkwihere n'icyo kunywa ahangaha, nkwihere na ji. Ure kuri ya mugore utera stress gusa, kari agakozi byacanze byavanze gusa, ni inzererezi yigendera, uriya yasaze. Nyagasani ahangaha umwana baramuhereza byose, gusa byose bari kumuhereza birimo imyuka ihumanya. Wa mukozi yagerageje gukora icyashoboka cyose ngo arebe ko yabyumvisha boss we,
gusa boss we ntago ari kubyumva. Ati biriya bintu ari kumuhereza birahumanyije, biriya biryo ari kumuha ntago byujuje ubuziranenge, birahumanyije. Arangije arazana kubita ikiyiko hakurya, ntago ari gushaka kubona uno mwana ari kurya bino bintu biri mu burozi. Ati baby ibintu ari gukora ubyemere koko? Akora ibintu nk'ibi ngibi ubireba. Ati boss ntago nari ko ibi byose bikomeza kuba. Ati wapi boss, nushaka kunyirukane, nushaka kugira ute, ntago nari kuno mwana yangirika ndeba, nanjye ndabyazambarwaho. Wiravuga ati baby sohora inzererezi yisohokane, kakunaniye ngo ngagufashe. Ati oya baby sigara ugaburira umwana wowe, reka mutumure hanze. Ati reba ibintu akoze nta soni. Ndetse wa mugore nawe aravuga ati gasohorere bagasize kanatwandurije inzu, gasohore gatumuke kagende, kajye iwawe bajye kukavura n'ubundi kasaze byarangiye. Kandi uriya mukozi disi ibyo yari ari kuvuga niko kuri, yari ari kuvuga ukuri. Ati ndebere ukuntu asize yanduje inzu yose. Muri ako kanya baramusohoye ariko ashaka kugaruka ngo atsige atabaye ubuzima bw'umwana, ariko byose bipfa busa, n'ubundi birangira atabigezeho. Wa mugore yaragiye atora ikiyiko, arangije aragaruka aravuga ati umva aratabyirengagize, reka ukomeze wirire. Ati baby nturebye ibintu nakubwiraga, uriya yasaze byarangiye. Mu kanya gato yawuguraza gushiduka bakubwira ngo ari kwirukanka ku muhanda, ngo ari kwangara, buriya n'ibyo iwabo byamuteye, nta soni agatesha umwana wacu umutwe. Ati mama ndashaka kumpa gisega kana kamwitaga nyina kuko ari we wakitagaho. Umugabo arangije avuga ati mana yanjye ibintu mbonye rwose ntibyumvikana, mu nzu yanjye ntabwo nzi ko afite abasazi nk'abari, ntabwo nabashaka kubyumva ibi bintu neza, ntabwo byumvikana habe na gatoya, ntabwo nabashaka gusobanukirwa ese mfite abasazi nk'abari muri ino nzu, ntabwo nari mbisobanukiwe. Ahanga umwana akomeza kwirira. Uyu mugore nawe avuga ati erega narabikubwira guriya nta muntu wari umurimo, ngo ibi biryo ngo birahumanije, ngo ibi biryo birimo ibintu bihumanije. Ubu si ibi biryo birimo iki? Umwana ko yahereye kare hose abirya yabaye iki? Ati rata umwana fata na ji ahangaha unywe, ureke uriya w'inzererezi gusa atazi n'ibyo bavuga. Umwana akomeza kunywa. Umugabo nawe akomeza yibaza ibintu bibaye muri aka kanya gashize, avuga ati ariko si ibi byari biki ubundi, niki cyajyaga mbere? Ati bebe ariko uzi ko waze kubimbwira simbyumve. Ati rega njyewe mba mbizi. Ati ubwo se wumvaga ibintu ariko kugira ngo hari ibintu nahumanije, ngo hari ibintu nashyizemo, wowe wari kumwizera? Kubizi neza se ibyo bintu naba mbikuye? Ati nanjye simbizi nyine, nanjye niyo mpamvu nanze kubyizera, ntange kubyemera. Ati ibiryo biryoshye gutyo umwana wacu byamuryoheye, ibi biryo byamunyuze, uri kumva rwose ibi biryo byamuryoheye cyane. Rero nta mpamvu nimwe yari gutuma rwose uriyaza kudisiteresa ngo abuze umwana wacu kwirira. Mwikuremo natumuka agende, nta kigenda cye. Umwana bakomeza kumugaburira hano, ndetse ko bari kumugaburira umwana niko bakomeza bamuhata ibiryo byinshi, amuha byinshi. Uyu mugore akomeza agerekaho n'amagambo ati ntuzongere kuzana abasazi nk'abariya muri runo rugo, uko nta kintu na kimwe bazatugezaho, nabahora batwangiriza. Ati bebe erega wuzana ibitekerezo bizima buri gihe, ubundi niwe nari narabuze. Umwana atangira gukorora. Nyagasani wumve, umwana yatangiye gukorora. Uyu mugabo arebye angabona akana ke gatangiye gukorora, aravuga ati niki kiri kujya mbere se? Kandi niki kiri kujya mbere? Aravuga ati nurese umwana baye iki? Ati muha amazi wenda ubwo nubwo byari bimukoze, muha amazi ubwo nuko byari bimukoze. Mu kumuhereza amazi umwana atangira kugenda ahera umwuka. Witegereze urebe ibintu umukozi yavugaga, umwana atangiye kugenda ahera umwuka, atangira kurerembura. Umwana bamuha amazi bayamuhatana ko bamuhaye ji bayimuhata ku mbaraga, kandi wibuke ino ji ahubwo harimo n'ibindi bihumanya byinshi cyane. Muri make buri kimwe cyose bari kumuha muri aka kanya ni ikimuhumanya kurushaho. Umwana yatangiye kumva mu muhogo hatangiye kwifunga, atangira kumva ibintu biri kumunigagura, yumva mu muhogo we byatangiye kwanga. Witegereze urebe atangira kurerembura. Uyu mugore avuga ati inywa naka ngaka nta kibazo, uraza guhita woroherwa. Ati gotumira naka ngaka kamaremo. Umugabo atangira kuvuga ati bebe niki kiri kujya mbere ku mwana wanjye? Nyagasani witegereze. Uyu mugore akavuga ati nanjye ntago mbisobanukiwe. Ati oya bebe sinzi, ndiko n'umwana wanjye atangiye kugenda arerembura. Umwana atangiye kugenda arerembura agenda ahera umwuka, ari nako mu muhogo bigenda byifunga. Ati bebe umukozi iki? Ubigenje gute? Ati umukozi iki? Ati nanjye simbizi. Ati twari turi kumwanga ndi kumugaburira, uri kumva se ari iki cyaba kimubaye? Uyatangira guhamagara umwana we. Ati mwana wanjye, ariko umwana nta kabaraga ari kubona. Undeberaho no mugore abereye kibi, n'ubundi ntabwo yahagaze, yakomeje kumuhereza ya ji, kandi n'ubundi arabizi neza ko ji ari kumuhereza ihumanyije.
uyu aravuga ati baby ntabwo nzi ikintu umwana wanjye abaye, ntabwo nzi ikintu umwana wanjye abaye. Umwana yahise ararimbura tayari ahita yuma. Nyagasani wumve undebere noneho umugabo yatangiye pinga ibintu, atangiye kubibona ko biri seriye. Wa mugore aje kureba ahangaha abona kana byarangiye, umugore we nta n'ikintu yarengejeho. Umugabo aravuga ati byose rero ni ibi biryo, byose ni ibi biryo ubwo rero byaba bibiteye. Ati baby biryo nta kintu cyari kirimo, none se we hari ikintu uri kubonamo? Nta kintu kiri mu biryo, ahubwo nyine ubwo wasanga ari indwara yararwaye, ikaba ari indwara ihitse imufata. Ibyo bintu ntabwo ujya ubyumva inshuro nyinshi se byabayeho, ugasanga nyine nk'indwara umuntu arwaye iramwatasi iramufashe igahita nyine imukorera ibintu nk'ibi. Ngati baby nturi kumbwira ntabwo byumvikana, muri ibi biryo uko biri kose hari ikintu cyari kirimo, ahubwo ndashaka kumenya ni iki washyizemo. Wari washyizemo ibiki baby? Mbwira wari washyizemo ibiki, sobanura neza kandi umbwira akantu ku kandi nta kintu na kimwe usize inyuma. Ati baby ibyo ndi kukubwira ni ukuri, uyu mwana rwose sinzi nanjye bimubayeho, ntabwo nzi ukuntu bigenze. Umwana atangiye gutitira cyane, atangiye kugenda nyeganyega bisa nyine nk'umuntu uri gusamba. Uyu mugabo aravuga ati jya ku ruhande gira vuba vuba, reka mfate umwana wanjye wenda numve bamunyeganyeje. Umwana wapi yahoze avuga, ariko muri aka kanya ntago ari kuvuga, n'umwuka ntawe yabona. Witegereze urebe uyu mugore arangije nawe atangira gushyibwa, avuga ati ubwo se bigenze bite? Ariko n'ubundi we yabikoze abe yabipanze, n'ibintu yateguye nta by'ubwoba, ahubwo we muri make ari kwishimira ko intego yiwe yigezeho. Ibyo yari yiyemeje, niba yari yiyemeje guhitana uno mwana akaba bigezeho. Nakubwiye ngo abantu babi iteka bishima nyine iyo habayeho ibintu bihungabanya abantu. Muri ako kanya wa mukozi yagarutse mu rugo, agarukanye na pasiteri, azavuga ati byose n'uyu nguyu biteye. Mu kanya nari nakubwiye, noneho no mukobwa yagarutse ya myuka mibi yamuvuye mu pasiteri yamusengeye, noneho muri aka kanya yagarutse ari kuvuga, avuga ati bosi wigira ahantu ujya, byose ni no mukobwa ubikoze. Pasiteri aravuga ati ndi kubyumva mu izina rya Yesu. Muri aka kanya ino nzu ndimo ndi kuyumviramo imyuka mibi, umva buretse ho gata wigira ahantu ujya. Wa mukobwa agashaka gucika, wa mugore agashaka gutoroka, we akavuga ati subirayo, urajya henze rerezi wowe, urajya he wase kibiwe. Pasiteri arangije nawe nta kindi yakoze, yaravuze ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndahamagaye, kandi mu izina rya Yesu ndatokesheje sekibi zose ziri muri ino nzu zisohokemo. Ati fata umwana umushyiraho ku ruhande. Witegereze urebe wa mugore yarimo ashaka gusohoka ngo acike, ariko muri aka kanya ntawe yarengana. Pasiteri aramubwira ati umva tuza ndi kubyumva ibibazo ufite. Uriya mugabo akavuga ati ndakwingiza rwose vura umwana wanjye. Pasiteri aramubwira ati umva tuza, genda gakeya, ibintu byose ndabifite mu biganza byanjye muri aka kanya, tuzamo gakeya, tuza genda gakeya. Pasiteri aranje araza yegera uno mwana, yaravuga ati buretse ugatoya, mureke kumvangira, mwe mumpaye akanya. uno mwana araza gukira, ubuzima bwe ndabubona buracyahari, ntago burajya kure. Amukora hanga ku maso, aravuga ati mu izina rya Yesu ndategetse imyuka mibi sekibi zose zateraniye muri uno mwana, sekibi zose zavuye imihanda n'imihanda zikaba zaze guteranira muri uno mwana, imyuka mibi yose imurimo ndayitokesheje mu izina rya Yesu. Uwabikoze inkuba zita zitangira kumuhondagura. Niyo mpamvu avuga ati umuntu wese ukorera sekibi azajya abona ingaruka mu nyuma. Uyu inkuba zatangiye kumukubitagura, tekereza inkuba zakubitaga ku manywa y'ihangu ndetse zigakubita nta mvura iri kugwa ari ku zuba. Nyagasani uyu mupasiteri akomeza kuvuga ati sekibi zose zimurimo, imyuka mibi yose imurimo, ndategetse mu izina rya Yesu nimusohokemo. Uyatangira kubura ubwenge, kandi atangira kubura ubwenge, akumva muzungira mufashe, kandi inkuba ntizihagare n'ubu zigakomeza zimukubita. Nyagasani ati sekibi zose zagiye muri uno mwana ndazitokesheje, ndazirukanye, ndazitwise, nizimusohokemo zijye kure, nizimusohokemo zihunge, zigende zigere kure. Ndazamaganye aho ziri hose, muri we, mu nguni zose, aho ndi kuzibona hose ndi kuzireba, zisohokemo ntazo nkikeneye muri uno mwana. Uyatangira gushya ubwoba, niwe wabyikoreye, niwe wabikoze byose. Uriya mugabo we yamwizeye, kumbe niyo sekibi yari afite. Inkuba zakomeje kumukubita, arangije yikubita hasi, nawe atangira kubura balance, atangira kubura ubwenge, atangira nyine kumva nta mbaraga afite muri we. Ndetse pasiteri ahangaha akomeje gusenga, amasengesho yiwe atangira gukora, ndetse uko umwana yagendaga akira gahoro gahoro, niko uriya wabikoze nyine wamuroze yari ari kugenda kubitwa n'inkuba, uburibwe niwe yari ari kubwumva. Atangira kuvuga ngo ndicuza. Wumve uriya mukobwa yatangiye kuvuga ngo ndicuza, uriya Mukase wa kano kana
ati mu izina rya Yesu Nyagasani ndabizi ko ari wowe ufite imbaraga zashobora gukiza uno mwana, ndakwiyambaje ndaguhamagaye muri aka kanya nguze ube muri uno mwana, uze wirukane isa kibizi murimo, wirukane imyuka imurimo, usimburemo ndetse uze ujye muri uno mwana, irukane imyuka mibi murimo. Uyatangira kuvuga ati ndicuza, ati ndicuza, ati ndicuza, byose avuga ari nako pasiteri nawe ari kuvura umwana ni nako ari kugenda yoroherwa. Pasiteri arangije aravuga ati ndongeye ndategetse nanone ubugira kabiri, ubugira gatatu, inshuro 1000, inshuro miliyoni, ndategetse imbaraga za sekibi ziri muri uno mwana, ndabivuze bwa nyuma nizimusohokemo. Akimara kubivuga hari ibibaraga byamuturumbutsemo bimusohokamo. Umwana wari yaherewe, umwana nyine yari yahwereye muri aka kanya gatoya yahise yongera arakanguka, imbaraga z'Imana zirakora. Haleluya, amena. Ndetse byarakunze umwana ahita yongera arakanguka muri ako kanya. Papa warebye abona umwana we ni muzima, abona umwana wameze neza muri aka kanya ari guhumeka. Sasa wabikoze byose anga ari kuvuga ati ndicuza, ndabyemera, nijye wabikoze byose, nijye wabikoze, ndabyemera. Ati ndebera pasite gute umugore wanjye gute atinyuka gukora ibintu nk'ibi ngibi, niwe ko muri ako kanya nyine ari gushya, nawe ari kumva uburibwe bwinshi. Ibyo yishoyemo byatangiye kumugaruka. Ati please ndakwinjiza rwose, ndakwinjiza nimumbabarire. Ati gute watinyuse gukora ibintu nk'ibi ngibi, gute watinyuse gukora ibintu nk'ibi? Ati nijye wabikoze, naramuroze, nijye wabikoze, ntago namushakaga. Umwana we naramwanga kuva na kera hose, yatangiye kwivamo. Ubundi abantu bose bakoze ibintu nk'ibi ngibi bayobotse inzira za sekibi. Iyo bamaze gufatwa nk'ubu buryo, abanyamasengesho bahageze bayivayo bakavuga buri kimwe cyose, bakavuga n'ukuntu byagenze. Akomeza avuga ati umwana we naramwangaga, nkamwanga cyane, rero numvaga ashaka kumwica, mwumva nyine kuba twaba tubana byambangamira cyane, naramwangaga cyane. Ati ariko nijye wamuroze, nafashe imyuka mibi nyohereza mu byo kurya. Imyuka mibi nijye wayishyizemo, nijye bashaka kumwica, nijye wabishakaga, ari nako ari gushya. Pasiteri yamwegeraga cyakagurumana avuga ati nijye wabikoze byose. Ati kandi muri aka kanya ndasaba imbabazi, ndikwicuza uko yicuza, ari nako ari gushya n'ubundi, ari nako akomeza yumva uburibwe. Pasiteri aravuga ati icuze, ati ndikwicuza rwose, nimumbabarire ntabwo nzabyongera, ndikwicuza, nimundeke nigendere. Nibiri kumuvugiramo ati ndikwicuza rwose, ibyo nakoze ntabwo nzabyongera ukundi. Pasiteri aravuga ati baretse kukareka kubikora. Uyu mugabo nawe akavuga ati pasiteri ndeka mbaze mukubite nk'igipfunsi kimwe, ndeka mbaze muhombanye nk'uriya munwa wiwe, niho yakumva ko umwana aba yavuniye umuntu, niho yakumva agaciro k'umwana. Uyu aravuga ati rwose nimumbabarire, nashaka kumwica ariko sanze bitashoboka, ntago byashoboka, biranze. Pasiteri aramutabaye ati reka pasiteri, reka nkakubite nkashwanyagurize mu nzu yanjye. Gute umugore nishakinda, ninzi ko ari umugore wanjye, reka mwice, reka muhanye, reka murangize, n'ubundi ntacyo amaze mu rugo rwanjye, reka muhitane. Disi uyu mugabo yagize umujinya, ariko nawe wawugira. Uzi kubona umuntu wizeraga, umuntu wafataga rwose nk'umuntu w'umwizerwa kuri wowe, ndetse si ibyo gusa, umuntu wanakundaga, ari wo gukorera ibintu nk'ibi ngibi, akanga umwana wawe wibyariye, ari nawe mwana wenyine wari ufite. Pasiteri aravuga ati nawe imyuka ikurimo ngiye kuyikumaramo. Uyu aravuga ati mureka agende n'umugeni igihe wamuhemukiye. Atumva tuza aho ngaho, ibikurimo ndabitegetse n'ibicishe bugufi, ndaje mpangane nabyo. Atumva mugabo bugiye ku ruhande, ndaje mpangane nabyo. Yaravuze ngo nibijunjame birajunjama. Arangije aravuga ati imyuka mibi ikurimo igukoreramo nawe, imyuka igukoresha, reba hano, uri kubona amaso yanjye, uri kundeba mu maso neza, reba hano imyuka mibi igukoresha. Iyo myuka mibi nigusohokemo, nayo ngiye kuyirukana. Yamutunga agatoki byonyine, buri abakozi b'Imana baba bafite imbaraga, yamutunga agatoki y'inguye inkuba zikamukubita. Iyo myuka ndayirukanye, iyo myuka mibi kurimo ndayirukanye, nihunga ijye kure, ndayirukanye nikuvemo, ndayirukanye nishye cyane, ndayirukanye ahantu hose irereye, ndayirukanye nishye. Pasiteri yaramusengeye kuri uwo munsi. Buri abapasiteri n'abana beza, ntabwo yasiga nawe abona imyuka igukoresha ikikurimo ngo asiga ataguhinduye umwere, nawe nyine aje gusengera ibyaha byawe, nawe wakwemera ukicuza ugasubira mu murongo. Aba nabo bamubafashije gusenga,
wa mwana nawe yahise yinjira mu masengesho atangira kumufasha, ndetse na wa mukozi atangira kumufasha gusenga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turabyamaganye. Ka kana kaza kurunguruka umuntu wari uri kukaroga, umuntu wari wagakoreye ubugome buriya bwose, kakareba ati kumbi ndetse uyu nguyu yarahwereye. Urabizi imbaraga zamukoreshaga ni iza sekibi zari zimurimo, zikimara kumuvamo yahise ahwera. Pasiteri aravuga ati kanguka mu izina rya Yesu. Yaramukanguye arangije aravuga ati umva mugabo ihangane rwose, ubu muri aka kanya imbaraga zamukoreshaga zamuvuyemo, imbaraga zose zamukoreshaga uzagiye, none ubu ni umuntu muzima. Bamukanguye ameze nk'umuntu warushye wananiwe cyane, yaje ahangaha rwose atanabashije. Pasiteri aramubwira ati icara ahangaha utuze, ubanze ukurura kuka, ubanze ukwega kuka. Ati ubu rero aratunganye ni muzima. Ati ngewe umugore wanjye nishakiye uyu mugabo ntago arabyiyumvisha, sinzi ko bakongera no kubana. Ati uko biri kose iyi myuka yagiye kumujyamo yabigambiriye ku mwana wanjye nibyariye, ashaka kumuhitana. Pasiteri umwana wenyine nari mfite, uyu mwana niwe rukundo rwanjye. Atumva humura, imyuka mibi yari imurimo yamuvuyemo. Ati uri kumva umeze ute muri aka kanya? Ati meze neza. Ati meze neza muri aka kanya. Ati uri kwemera kwicuza? Ati ndicuza cyane rwose. Ati uri kwemera guhinduka muri aka kanya? Uri kumva umeze neza? Ati cyane rwose pasiteri. Uriya mugabo arangije avuga ati wakoze cyane rwose. Ati wakoze cyane rwose, unyihanganire kuba nakubwiye nabi sinkwizere, nkanga kukwizera, ariko ukuri kuragaragaye, utabaye umwana wanjye kandi nzabikwitura. Pasiteri akomeza gushyira uyu nguyu ku murongo. Uyu mugabo arangije avuga ati na n'ubu ntabwo ndumva ko byamvuyemo, ntabwo ndamubabarira, ntabwo ndibuze kumubabarira. Pasiteri aravuga ati ugomba gutanga imbabazi nkuko nawe wazigiriwe, umwana wawe akaba ntacyo yabaye akaba ariho, nawe rero umugiriye imbabazi kandi yizere ko agomba guhinduka. Mwizerere mu mwami Yesu Kristo, muba ari we mwizereramo. Ati ibyo byose byabaye ubu byarangiye. Ati pasiteri ubu ngewe nongere mfate umuntu yankoreye ibintu nk'ibi ngibi, yaragiye kwica umwana wanjye, nongere mbane nawe? Pasiteri rwose ntabwo nakongera kubana nawe. Pasiteri aramubwira ati byarangiye, ni imyuka mibi yamukoreshaga ubu yagiye, ubu ni umuntu muzima usanzwe, ni umuntu rwose ameze nk'abandi muri aka kanya. Hari imyuka yamukoreshaga yamaze kumuvamo. Ndetse nizere ko iyi filimi mwayiryohewe, yabakundi nyine mwayikunze. Ni nahangaha tuyisoreje. Uriya mugabo yemeye kongera kubana n'uno mugore. Pasiteri arabigisha ijambo ry'Imana barafashwa. Ciao ciao, ndabakunda cyane.